Akamaro ko kubaka icyizere cyawe mu buzima bwa buri munsi n'iterambere ryawe. Ikintu cya mbere bikongerera icyubahiro n'agaciro wari ufite muri society. Umuntu wifitiye icyizere, twavuga umuntu uri self confidence, iyo tumubonye ubwacu twe turabimenya. Iyo ubonye umuntu wifitiye icyizere ukimubona uramubona ukamusobanukirwa kabisa, ukavuga uti uriya muntu yifitiye icyizere, no mu byo akora ababikora bikunze. Ikintu cya kabiri bigufasha gutsinda ubwoba. Igihe wifitiye icyizere ntabwo uba ugifite ubwoba, nta kintu uba ugitinya, utangira guhangara ibintu bishyashya bikuvuna, imbogamizi ukazitsinda. Buri rugamba rwose uba wumva yuko warurwana kandi ukarutsinda. Bityo rero bigufasha gutsinda ubwoba, ugatangira kugerageza ibintu bishyashya. Bituma wizera ibyo ukora, bityo ukarushaho kubikunda. Iyo wifitiye icyizere uri gukora ikintu wumva yuko ukizeye neza, uhamanya n'umutima wawe, uba wumva yuko icyo kintu gikwiye kugenda neza kandi ko n'umusaruro uzavamo uzaza ari umusaruro mwiza cyane. Akamaro ka kane, bikongerera amahirwe n'igikundiro muri society. Buriya mu muryango nyarwanda umuntu wifitiye icyizere tumubonamo nk'umuyobozi. Nta muntu wakugira umuyobozi abona utifitiye icyizere. Iyo wifitiye icyizere ni ibintu dukunda cyane.